hari amasengesho abana bato mu by'umwuka basenga adakwiriye kuza imbere y'Imana ukagenda ngo Mana ngo ndashaka ngo mpakaze mu umugisha w'Imana ukubiyemo ibintu byinshi ariko ibyo ni umuntu wamaze kugera kuri urwo rwego none Imana imaze kubabarira ibyaha rero haleluya amen amasengesho y'abageni ntago daimoni zishobora kuza ngo zikwegeye niyo mpamvu ibiganza byanjye n'ukuri ko Imana guhari wende ejo tuzanasengana tuzajyana mu rusengero ahantu uzabibona iyo mbikojejeho umuntu urwaye ahita akira kuba akira akizwa n'iki naramurebye numva imbaraga z'Imana ziramfashe ndamufata ndamuterura yari afite ibiro byinshi ndamuzamura ndasenga nirukana abadayimoni mpitambwira nti mama hagarara ahita hagarara akira umugongo kuva uwo munsi ubu n'umugabo yarakijijwe hano kuri YouTube na Imana ishimwe cyane umugabo yasakizwe bavuze ati umugabo yaravuze ati dore ikintu cyatumye nkizwa ati uyu muntu muri 2013 ngo baramuhanuriye bamubwira ati umugore wawe ntazakirira mu bitaro ibihe byiza nshuti z'umusaraba kandi mwumveho umwe no kwindwa n'Imana turi kuri Excellence TV Rwanda aho tugira abatumirwa batandukanye bakatuganiriza ku ijambo ry'Imana n'ubuhamya n'ibiganiro bidasanzwe bitandukanye tugeze bisho kwa n'umukozi w'Imana bamwita Sengiyumva Elize azwi cyane muri media cyangwa mwitangazamakuru rya Gikristo cyane agakoze no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye yakoze kuri RBA akora n'ahandi henshi yabaye producer w'indirimbo z'amashusho imyaka myinshi ndetse uyu munsi akora kuri PTN ho agaruka ku kiganiro cya gospel gitumira abantu b'Imana nawe yigisha n'umwigisha n'umunyamasengesho n'umuvuga butumwa ariko kandi afite impano y'ibitangaza kuko niko tuvuga niko birasengerana bagakira indwara abari kure n'abari hafi turabanye uyu munsi ngo tuze kuganira rero ku mpano z'Imana no gusenga no gukorera Imana Elize uraho neza yego yari ukuntu yifatira kure ndamukunda Patrick yitwa Nsengimana Imana Elisa cyangwa Elize yego turashima Imana tumeze neza umurimo w'Imana ku Isaro TV umeze gute umurimo w'Imana uragenda turabona Imana iri guha abantu agakiza turabona abantu bari gukura mu by'umwuka kandi turabona Imana igenda igirira abantu neza umunsi ku wundi Imana ishimwe cyane aha tuguha ikaze ariko kuri Isaro TV nako gushira ikiganiro sinzi ukuntu byagenze kandi niwe abantu bagukurikira banakunda ibiganiro ukora ko utwicishije inzara habura iki Imana ndi umurimo w'Imana hirya no hino aho bahumiye bigatuma rero hari igihe umuntu abura umwanya wo kujya kurica no gushyiraho ese buri ramutse ugiye gukorera ahantu mu Imana ukajyana kamera natwe tukayibona turi kure tukafashwa n'ibyo Imana gukoresheje ibyo bitwaye kuki utayitwara tinya ariko nyijyanyeyo byanaba byiza ariko burya ntago ari byiza kujyana kamera mu bantu uri gusengera abantu yego harimo abantu baba bafite imirimo itandukanye mu nzego zitandukanye harimo abantu barwara abadayimoni bizira nabonye ari gahunda zo gucuruza bashaka gucuruza no kubona amafaranga baberekana abantu ubona ko amadini menshi usanga berekana nabonye niwanya ari umugabo ujya wamamaza kamamaza ati muze mubone ibitangaza akabona aca amashusho ahirika abantu agira buriya rero kandi ni n'ibyaha bikomeye buriya mu bijyanye n'ubuvuzi bivuga ko kizira gutunga kamera ku barwayi kugaragaza amasura yabo noneho buriya reba iyo umwana w'umukobwa uzashaka cyangwa washatswe arimo aragaragurika ngo daimoni ziri kumuvugiramo ngo ziri kumuvamo isi yose iri kumubona noneho ikindi burya YouTube ibintu bijyaho ntibivaho kereka ari ubikuyeho bimara imyaka n'imyaka bigatuma rero giye biriya bintu numva nyine ntabikora kuko bituma abantu barushiza abantu hanze ku karubanda yego ariko buri yaramutse anakize nyuma akazamurega se ashaka kumukora wanamugani nyine bamufunga hari itegeko ribirengera hari icyo bita nubwo ntarizi ingingo yayo ntayiza kwirahari biriya ni ugusebya abantu mu ruhame uvuze ngo umuntu ko umuntu arimo aragaragurika ibintu by'urufuzi hari umuntu uruka kubona riba ribanga mu bijyanye mu buganga hari ibanga ry'umurwayi n'umuganga hari itegeko ndetse ribihanira niyo mpamvu ugiye gukora inkuru kwa muganga unyura mu nzego nyinshi kugira ngo bagusinyire kandi hakaba ari aho utemerewe gutunga kamera bariya rero buriya mu banyamadini turi abantu twica amategeko nkana kandi yaduhana bigatuma rero kamera nyine sinkunda kwijyana mu rusengero usiye ko nshobora no kwijyana nkigisha noneho abantu bakaza gutanga ubuhamya bagashima burya abantu bashimye bakize sava ariko kwerekana abantu bitura hasi bagaragurika uri muri za bindi ngo byafaya ubwo rero bahita bakubwira ati ntago uzakomera wowe
gukomera ntabwo abantu bazakumenya, ntago ntuzamenyeka, ntago dukeneye kumenywa n'abantu. Ariko rimwe yigeze irimo ngo icyo nifuza kumenya nuko izina ryanjye ryakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ni korari Hoziyana. Kuruta uko izina ryanjye ryamenywa n'abantu, kuko na Bibiliya yaravuze ngo kumenywa n'abakomeye ntacyo byamarira, kuba bavuga ubutumwa ngakundwa ntacyo byamarira, ngo icyo ushaka kumenya nkabwifuza no kuzayanditse mu gitabo cy'ubugingo. Yego, ubwo rero mu bijyanye n'iby'iyobokamana Bibiliya avuga ngo mu migani ngo icyo bogezamo umuntu, icyo bakogezamo nicyo kikugusha. Yego, rero bivuga ngo icyubahiro cyo mu isi ntacyo nkeneye, ntacyo nifuza, ntacyo nshaka. Ndifuza kuzagira icyubahiro ngeze mu ijuru. Yego, bamwita Mana Elize cyangwa Elisa, nuko yabivuze. Tugwaye ikaze hano ku Excellence TV, n'ubwa mbere uhageze. Murakoze cyane. Cano nari nyize zabaye nyinshi ntwana. Zabaye nyinshi. Arakara kayitinze avuga ngo ndashaka cano yanjye icyagiye kuba babana ba Dorokazi. Tujya tunavuga ubuyobe buri mu madini, noneho ubwo buri kuri za YouTube bwo buteye. Ariko muze akaba n'ibyiza. Nanjye bamuze munavuga n'ibyiza biriho. Akaba n'ibyiza kandi burya yari gahunda nziza Imana yari idushyiriyeho kugira ngo tuvuge ubutumwa bugere hirya no hino ku isi. Kera twavugaga ubutumwa buri roko butarenga hano mu Rwanda. Uyu munsi urashyira ikiganiro kuri YouTube, umuntu muri Amerika agahita guhamagara, mu Buholandi akaguhamagara, mu Suisse, muri Sweden n'ahandi akagera, bakaguhamagara bafashijwe. Iyo aba twabijyagaho tuvuga ubutumwa bwiza guhora abantu, byaba ari umugisha, byaba ari ikintu cyiza cyane Imana yakoze. Yego, Elize, tugwaye ikaze, mwifurije kandi no kwa ugubwa neza hano ku Excellence. Mwandikeho comment munsi, ariko abantu ku Excellence TV mugende mujye kuri YouTube mwandikeho Isaro TV, mabonamo channel y'ino muvandimwe, nimurangiza mu isura n'ingisho nyinshi ze, hariho ijambo ry'Imana, akunda gusangira abantu n'ibintu bitandukanye n'ubuhamya, n'abatunatumira batandukanye bajya abonye imirimo y'Imana. Numurangiza mukwe subscribe kuri iyo channel, munamukurikire neza, hariho na telefone wenda mwanazibona aho ngaho mukaba mwamuvugisha. Tugwaye ikaze, ndagira ngo ufate umwanya usenge, numara gusenga uyu mwanya muto turaganira ku ngingo turaganira ku ngingo nyinshi, ko turaganira cyane cyane ku bintu bibiri, ikintu cyitwa gusenga n'ibitangaza, cyane ko ariyo mpano ukweramo cyane. Ariko banza ushime Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugire neza, uratwemereye kugaragara aha hantu kuri uyu mwanya mwiza kuri iyi cano, kugira ngo dukomeze kuvuga ubwami bw'Imana bwiza bubohora abantu, bubakiza, buzabajyana mu bwami bwo mu ijuru. Ndasenze rero kugira ngo imbaraga z'Imana zurukire kubana natwe no gukorana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Turaheza imbaraga mbi zose z'umwanzi, turaheza imbaraga mbi z'abakonikoni, turaheza imbaraga mbi z'abarozi, turaheza imbaraga mbi z'abapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'Imana naze kubana natwe, akorere muri twebwe, agendere muri twebwe, arwanye ibiturwanya, nesha ibitunesha, kandi buri muntu wese uzakurikirana ikiganiro azungukire muri iki kiganiro, abone ikimufasha n'ikimuhembura. Turashaka kuvuga mu gusenga, nyamara abantu benshi bavuga ko basenga, ariko hari amabwiriza ajyanye no gusenga benshi ntibayazi. Rero fasha abantu kugira ngo bayumve, kandi ntibayumve gusa, ahubwo bazakora icyo abasaba. Urakoze kuba natwe, urakoze kutugira neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ishimwe. Yego, reka tuganire ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Turaganira ku gusenga. Abantu benshi bakunda gusenga no gusengerwa, no mu bantu bajya basengera abantu. Ariko ninde usenga? Njye koze ibibazo bitatu icyarimwe. Gusenga ni iki? Ninde usenga? Ibyo bibiri nta kibazo, kugira ngo abantu bumve gusenga nicyo bimariye umuntu. Urakoze cyane, umwuka w'Imana aze kudufasha kugira ngo dusobanure kandi abantu basobanukirwe. Yego, ikintu kijyanye no gusenga, uburyo abantu benshi bapfiriyemo, icyo bayobeyemo nicyo kibishe, kubera kutagitandukanya no kutamenya imikorere yabyo. Kuko umuntu wese akubwira ko asenga, umuntu wese muhuye avuga ati mvuye he, mvuye gusenga. Ariko burya gusenga bigira uburyo butandukanye. Noneho rero ngo gusenga ni iki? Gusenga n'uburyo bubiri. Hari ukuganira n'Imana, hari ugusaba. Hari ugusenga, uganira, cyangwa ushima, cyangwa usabana, hakaba no gusaba. Noneho rero kandi nanone gusenga nabyo burya bigira amabwiriza n'amategeko. Kamenya kuko burya mu bantu basenga usanga imisengere yabo umuntu ntazi icyo ashaka ku Mana. Umuntu akagenda agiye gusenga ugasanga aracurikiranya ibintu, aravangavanga ibintu. Ninza kubwira abantu ikintu sinzi ukuntu bari bucyumve, yewe nshobora kumara imyaka 5 nta cyifuzo cyane ndasengera. Abyumvise? Ndakumva cyane. Cyifuzo cyane ndasenga. Kuko namaze gusobanukirwa gusenga icyo bivuze nicyo bisobanura. Hari n'abandi banyamadini tujya twumva ngo bateguye amasengesho y'iminsi 40. Ujye wumva? Cyane. Abantu bakayitabira cyane mu mpera z'umwaka. Abantu bakayitabira mu minsi 40. Ariko wayagenzura ugasanga amasengesho bateguye sayo kwezwa, sayo gushaka Imana, sayo gusenga ngo begeye, nayo gushaka ituro, nayo gusenga, nayo gukuramo abantu bayoboke amafaranga, nayo gushaka amaturo. Babyumvise neza? Ariko buriya nkubwira abantu basenza amasengesho
amasengesho y'iminsi 40 agamije gushaka Imana. Ndakubwiza ukuri dayimoni ziri muri iki gihugu zarigita zikagenda zose zikava. Ariko se wanamugana usanga itorero rimwe arayifite iminsi 40 ugasanga indi ifite 40 indi ugasanga rifite 20 jours undi ugasanga rifite kandi biri mu bihe bimwe mu mpera z'umwaka ukuntu kuki utabone resultat z'ayo masengesho. Nta gisubizo ushobora kubona muri ayo masengesho kuko icyo bashaka sago ntago ari amasengesho yo gufasha abantu kubohoka kizwa gutandukana n'ibyaha cyangwa se gwamugani gusaba Imana ahubwo ni amasengesho y'ibinyoma. Ni amasengesho adafite igisobanuro afite igisobanuro ku banyamadini ariko abayasenga bo ntacyo sobanura afite inyungu abanyamadini yego kuko bo ntacyo azabamarira. Hari aho ujya mu rusengero twasenga Imana kubera ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza twatambukijemo kandi bw'umwimerere ugasanga dayimoni zitangiye kuvugira mu bantu ugasanga zatambutse zageze no kurimbi zatangiye kuvugira mu bantu ukibaza bikavugira umuntu no kuruhimbi n'umuntu w'umuyobozi birumvikana batari hakeye ukibaza ngo izi dayimoni zivugira mu badiyakoni zikavugira mu baririmbyi none kandi abantu basengaga amasengesho amazika ubundi amasengesho ni umuriro. Amasengesho ajya bumuriro Imana ishimwe utwika abazimu n'abadayimoni. None ugasanga abantu bafite abadayimoni kandi barasenze amasengesho y'iminsi 40 ugasanga umuntu dayimoni zirara zimusambanya ibintu birara bimuniga arara mu mazi arara mu marimbi arota inzoka arota ibintu bibi. Amasengesho yaje gukora iki? Yaje kumara iki? Amasengesho adakuraho ibyo bibazo. Iyo ni imyuka y'abarozi, ni imyuka y'abapfumu, ni imyuka y'abarangi ibiri mu bantu. Kuki iyo myuka itagenda? Iyo usomye Bibiliya yikubwira ko Yesu yasenze y'iminsi 40 ariko iyo minsi 40 niba mbyibuka neza yasenze yitegura gutangira umurimo ministeri yivuga butumwa yarafite wabamo abamarasenga arimo agwiza imbaraga y'iminsi 40 ndetse n'ikigeragezo yahuriyemo nacyo cya Satani waruje kumwereka iby'isi n'ibiki byose ndetse nano yaragiye guhindura ibuyemo umutsima ngo arye ko yarashonje yahise yitambika ariko nibura wowe wafashe iryo buye kandi yaragiye kubikora bari kumutega Yesu arabinesha. Ubundi amasengesho atarimo kunesha ibyaha atarimo kwirukana abadayimoni ugasanga abantu barwara imitwe idakira ugasanga abantu barwara mu nda hadakira ugasanga abantu barwara isereri za munsi kandi zo n'indwara z'abadayimoni barangiza ngo bavuye mu minsi 40 barasenze ariko basenga nabi. Ikindi basenze hari cyose yavuze ngo murasamuga nimuhabwa ko musaba nabi turuze kureba rero uburyo abantu basaba nabi bakajya n'amarangamutima adafite igisobanuro cyane. Buri wese nakubwira ngo arasenga kandi ababwira ko abikora neza ari cyo cyakimbabaza. Abantu benshi bakunda gushima ibyo bagasenya iby'ahandi cyo umuntu agashima iby'agasenya iby'ahandi. Wenda urifashisha icyanditswe waba wateguye cyangwa watekereza kinye no gusenga ubundi hasenga ndi ubundi gusenga kwa nyako tugiye kwinjiramo gusenga kwa nyako kwanza mbere yuko tunajya no muri Bibiliya reka tubanze dufashisha abana akakana. Gusenga ni ibintu umuntu ategura ntago ari ibintu umuntu ahutiraho urabitegura kandi ukagira n'impamvu zo gusenga kandi ukagira n'uburyo bwo gusenga. Twese turi muri uyu mujyi wa Kigali abandi bari mu hirya no hino. Iyo ugiye gushaka umuntu w'umuyobozi urakaraba ukambara imyenda imeze neza ndetse n'iyo ugezeyo ubwo mvuze mu nzego za leta iyo ugezeyo ugende witwararitse nuko manga ugenda ubyitwararika aho ni mwisi twagiye gushaka service kwa meya cyangwa se twagiye gushaka service mu zindi nzego. Imana nayo rero tugiye cyangwa yaguhaye rendez-vous iyo tugiye gusenga Imana rero natwe hari amabwiriza n'amategeko hari uburyo twitwara. Abasiramu bo bakubwira ko ngo bakaraba ngo bakagira gute inshure akuntu bagira gatatu ari gatatu ku kaboko gatatu mu matwi no mu karwa gacira ariko buri bose nyine ahantu hose bafite uko babitekereza ariko burya kuriya gukaraba bakora bo nuko nyine ari bya kinyadini ubundi byavuze ngo nukwezwa ubundi hari ibintu bibiri hari amasengesho ujya gusenga yo ku Bibiliya arayitubwira ngo amasengesho y'abanyabyaha ni kizira ko witeka burya umunyabyaha hari amasengesho akwiriye gusenga atandukanye n'ay'umukiranutsi. Ndakumva cyane n'umukiranutsi hari amasengesho asenga atandukanye n'ay'umunyabyaha. Ndakumva reka nguhe urugero mve kuntu abantu banasenga nabi. Wanjye yarutse kuza umudamu w'umuvunjayi araza ndamusengera yarumvishe ko nsengera abantu bagakira noneho ndamusengera pe ngira ibihe byiza ndangije ndekira kumusengera ndasohoka noneho ngarutse nje mu cyumba cy'amasengesho bari gusenga ngo Mana ngo ndafunga ngo ziriya ngo forex biro ngo z'abapagani twegeranye ngo ndahamagara abakiriya babo ngo bahazi wanjye bizereza ndamwumva nijira ni madani uri gusenga iki yego rero gusenga nabyo ni ibintu dutekerezaho cyane njyaga mbikora nanjye ngasenga amasengesho Imana itazi kandi temera
nk'ubu twahura ati tujye gusenga ni yese ntigiye kanyarira wowe biri muri gahunda yawe ngiye muri gahunda zanjye sanzererezi tugahita tujyana ugiye gukora iki ugiye ufitiye gahunda ufite iyihe ntego tuba n'Imana imuraritse ko bavuga ati Imana yandaritse yego noneho rero twigire mu masengesho nyakuri Imana yemera amasengesho ya mbere ubwo twagiye ku mukristo tuvuga umuntu witwa ko ari umukristo ngiye hari icyo nshaka ku Imana ngiye gusenga hari ibintu bya mbere ugomba kubanza gutekereza mbere yuko ujyayo icya mbere ugomba gusenga utananiwe mu mutwe niyo mpamvu ubona abantu mu ngo zabo benshi uzajya wumva hari amakuru menshi abarimo abantu bashihurana baryana bagera mu cyumba bararamo umugore n'umugabo bagashwana ntibumvikane ntibahuze kubera iki basengana Imana umunaniro umunyarwanda yaravuze ngo uyambariza kwishyiga ikagusiga ivu yego wabyumvise ndakumva iyo ugiye gusenga rero urabanza ukareba ibihe ukikura ukumva ko nta munaniro ufite ndetse ukavuga ati ngiye nzasenga ku munsi wakonje yego unzasenga ku munsi wakonje cyangwa se waba utegura gusenga ugafata igihe cyo kuryama ukaruhuka yego ukavuga ati ngewe nzasenga kuwa gatanu niba nzasenga kuwa gatanu rero kuwa kane nzaryama saa moya yego kugira ngo buke naruhutse nta mavunane mfite wabyumvise ndakumva noneho ukanabanza ugatekereza ati mbere yuko njya gusenga ninde muntu dufitanye ikibazo ubwo nivuga ku mukristo yego ninde muntu dufitanye ikibazo ukabanza ugatekereza mu bantu mufitanye ibibazo niba abo ufitiye amadeni niba ari abo wagiye wahemukiye ukabanza ukabahamagara ukabasaba imbabazi yego wabyumvise ndakumva ukabanza ukitekereza ati reka mbanze nsabe umuntu imbabazi cyangwa se ugatekereza mu muryango wawe ugatekereza ati umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye tubanye dute abana tubanye dute ese koko ubu ngubu nta kibazo bamfiteho ukareba ko nta birantega mvuze niyo abantu wagiriye nabi wamara kubona wikiranuye ku bantu bose mufitanye ibibazo usiye ko umukristo adakwiriye kugirana n'abantu benshi ibibazo nabyo kiba ari ikindi kintu warangiza ugategura gahunda yo kujya gusenga wajya gusenga ukanakuraho telefone nukuri ukayikura ukayizimya yego ukayizimya kuko ab'ingenzi bamenye ko utari bubone ku uwo munsi yego zimya telefone kugira batagira umuntu ukuderanje ugiye kubonana n'Imana iri hejuru y'abami n'abatware n'ibikomangoma by'iki byose n'Imana ikomeye noneho rero ubwo numva ko ugiye gusenga yego ugeze aho ugiye gusengera bateguye kandi none abantu banabyitiranye kuko abantu bagiye za Kanyarira bagiye ngo za Samatare bagiye mu mazi bagiye mu rupfu ni naho bari gukura abazimu hagira yego ni naho bari gukura imyuka mibi y'abarangi ugasanga ari umuntu wakumva ari umurangirwa hano umudamu wamagaje ubone ngo yagiye gusengera mu butayu umugore amukora kunda amaze kumukora mukunda nyuma byara umwana ufite ikibazo nyine umeze ukuntu yego bure abantu bamuvumo no mu butaya benshi burya nabarangi abantu bakajya batabizi naho ati niho hari impano z'Imana abantu b'Imana bagiye bandurira no bagiye bapfira basanga impano z'Imana bazibakuyemo izo bari bafite izitarizo noneho rero ugategura ahantu uri busengere kandi naho agomba kuba ari ahantu hasukuye hanatuje hano muri studio harimo sound proof yewe wanjye mu rugo aho nsengera mfite ibyumba bibiri birimo sound proof nziza no kuruta uko mbona hano nziza ku buryo nsenga umuntu uri inyuma y'urugi ntanyumve yego urabyumva ukabuze kugiye kuganira n'Imana ikindi ukabuze iyo Mana yari yego kuko abantu bajya gusenga bafite ibintu by'akavuyo noneho rero kandi abo bantu ndi kubwira iyo nama nibabikora bazavayo baganiriye n'Imana ndakumva cyane hari n'ibindi bintu bitwara abantu ngo udufilime tugezweho ngo papa sava season comedy imipira nukuri ntushobora kujya gusenga Imana uri umufana w'umupira ntushobora kujya gusenga Imana wirirwa ureba aya mafilime ntushobora kujya gusenga Imana wirirwa ureba izi theatre ng'Imana ikumve ntago bikunda ngo niba ari indirimbo ngo inyuma y'abarasana n'ibiki byose ngo muze mwenyine munsanga ahantu hiherereye yego nuko noneho rero hari ibyo twavuze gutegura ubwonko n'umutima kuba utananiwe umubiri kumva utananiwe no kuba bamaze kwikiranura n'abantu bo mu rugo iwawe n'abandi bantu runaka no kuba bazimije telefone wamara kugira aho usengera hakorwa iki aho usengera ugiye gusengera urakora iki hari abantu basenga batuka Imana cyangwa se bavuga amagambo isengesho ritangira gute arasenga gute ahera agasoreza he ugeze ahantu uri busengere uricara bitewe n'urugendo wakoze ukabanza ugatuza kaburetse gusenga ukabanza ugashira impumu yego babivuze ndakumva nta ucuranwa nta utanguranwa ugashira impumu wamara gushira impumu babyumvise muri kwa gushira impumu ukoresha ibitekerezo ugatangira gutekereza ku maraso ya Yesu ugatekereza ku mibabaro ya Yesu ugatekereza no ku neza ya Yesu ndavuga ku muntu ubizi ubisobanukiwe iyo urangije rero usenga isengesho ryo gushima ugashima Imana ko igufashije kugera aho ngaho utangira ushima ugashima Imana yego
wamara gushima Imana ko yakurinze mu rugendo yabanye nawe yagendanye nawe urarangije gusenga ugahita wongera ugatuza yego gabyumvise ndakumva ariko ubwo buhamya ntaho byanditse muri Bibiliya ariko ni inshuro nyinshi nasenze Imana mw'ubwo buryo kandi Imana ikazi kanganiriza kandi nkavana igisubizo noneho rero iyo umaze gutekereza iyo umaze gushima Imana urongera ugafata undi mwanya muto wo gutuza yego ukabanza ugatekereza ikikujyanye imbere y'Imana iki ngiye gusaba Imana wabyumvise ndakumva noneho rero hakurikiraho irihe sengesho uravuga ati Imana hari umuririmbyi yavuze ngo ndondora ugire gute umenye uncure umuremo impamba byose kuko kirazira kuza imbere y'Imana n'ibyaha binuka niyo mpamvu ubona abantu benshi barasenga ntibasubizwa ndakubwiza ukuri nta cyifuzo cyo nsengera ngo kimare iminsi 3 Imana itaragisubiza iyo nagiye imbere y'Imana ndakubwiza ukuri hari umunsi muri guma mu rugo twagize ikibazo amafaranga yadushiranye guma mu rugo ya kabiri ndavuga nti Imana uzi ko najya nsaba amafaranga twadusigaranye umufuka twadusigaranye umuceri gaze yashize amakara yashize nta kindi kintu byari nta n'uburisho uburisho mvuze ndavuga imboga yego mbwira mu rugo mfata telefone yanjye fungura Bibiliya nyishyiramo nyifungiramo ndangije ndambikaho ikiganza ndasenga turasenga twembi mu rugo n'abana Imana nyobora isengesho urabizi ko ntajya nguza amafaranga nta nuwo nahamagara ngo mwaka amafaranga umutima uzi ko ntawushobora iyi telefone yanjye irimo abantu benshi hari abamfitiye amafaranga banyambuye hari n'abandi batanyambuye kubera ko barayabuze noneho ufite n'uburyo utunga abantu kwawe Imana dukorera igitangaza tubone ibyo kurya muri urugo kuko ntidushoboye kujya gutashya yego ndakubwiza ukuri imbere y'Imana ndahanga imbere y'Imana yego no kuri namaze gusenga gufungura Bibiliya nsanga umudamu witwa Jose ari muri Canada naramusengeye Imana imukiza indwara yari yarananiranye hashize igihe kinini simba nanabibuka amazina nsanga yampamagaye yambuze ko ndi gusenga aho umuntu witwa Prosper amafaranga ngo ayame yohereze 100 kuri telefone yanjye abyumvise ndakumva nsanga yohereje audio ati mukozi w'Imana ati burya amaze igihe narakize sinongeye kurwara none nahembwe ndari ndahantu mu ishyamba ndi gutekera abantu batema ibiti ati nahembwe none rwose nakohereje nsanga 100 muri telefone geretse mu rugo abanza baravuga ati nibyo seti yawe afite ngeze murabizi ko mbeshya nsanga amafaranga 100 agize gute amafaranga 100 arimo yego undi munsi ndwaza umwana ndasenga umunsi wa mbere ntiyakira n'uwa kabiri ntiyakira yego uwa gatatu nicaye ku buriri negamye mbona umugore yafashe umwana arimo mbona aramuhetsa aramujyanye ndavana ariko Mana ubukweri kuzi ko aya mafaranga nta mituweli mfite agiye kuba menshi bikunde ndamubwira ntimehereza uwo mwana hano ndamufata umwana mushyira mu biganza ndamusengera mukorakora ahantu hose uwo mwana ako kanya yahise akira ntitwajya kandi yari yarembye n'ijosi rigwa hariya kubera ko namaze kumenya gusenga n'impamvu yo gusenga yego rero nandi kuvuga iki wamara kujya aho ugiye gusengera ukabwira Imana ukabwira ati Imana ngiye nshobora kuba nzi ibyaha nakoze ariko sinshobora kumenya byose nyibutsa rondora umutima wanjye ikintu cyatuma ntagaragara imbere yawe imbogamizi zose ibintu byatangira amasengesho binyeze kandi biburizwemo imbere yawe abyumvise ndakumva rondora umutima wanjye unyereke ububi bwanjye bwose abyumvise mbumenye ngemerutse kujya imbere y'Imana ndi gusenga nyibwira ngo mbwira abantu bose mfitiye amadeni kuko urumva mu myaka tuba tumaze umuntu abaranyuza ahantu henshi yego nsanga hari umugabo muri 90 na kangahe isoko rya Nyarugenge rigihari umuntu yantumye kumukoreshereza radio nyihaye umuntu radio arayirya aranapfa wa muntu umwemerera kuzayishyura amafaranga yamaye sinayamusubiza kujya gukoresha radio yari umushoferi utwara amakamyo sinamusubiza na radio ye umwuka w'Imana nyibutsa uwo mugabo umwuka w'Imana nyibutsa umuntu ikarongi wangurije amafaranga 100 kera umwuka w'Imana yanzaniye abantu bose mfitiye amadeni ntibukaga mva mu masengesho Imana amaze kunyereka abantu mfitiye amadeni mpita mfata akabike mpita nandika abantu kugira ngo ntazabibagirwa ubu ngenda mbishyura kugira ngo bigire bivugiye iki iyo wamaze kugira ufite kwa gutuza kumeze gutyo Imana iraza ikakwereka ibyaha byawe byose nkubwiye byose nta nagati sigaho yego ikwereka byose none Imana imaze kukwereka ibyaha byawe byose rero ikora iki uyisaba kugira ngo ikubabarire ikwezi gutunganya yego muri kwa gusenga kugira Imana ikubabarire byaha rero wabyumvise ndakumva Imana ikimenyetso wumve n'umuntu wasenze Imana neza wagiye mu murongo mwiza buryo Imana imusubiza umara iyo umaze kukwereka ibyo byaha warangiza ugasenga uyisaba ko ibikubabarira ujya kuvuga amena iyo ari umudamu yatangiye kurira yego amarira y'ibyishimo yatangiye kumanuka iyo uri umugabo ujya kumva uburyohe nyine biraje ukumva muri ibintu ukumva umutwe hajemo ikintu kimeze nk'umuyaga yego abyumvise ndakumva none kumva utangiye kugira uburyohe
ukumva utangiye gukunda gusenga ku buryo iyo umaze kubabarirwa bya byaha ushobora gusenga isengesho rikamara iminota 30 wowe ukaza kugira ridacika. Imana ihita yohereza ibihe byiza muri wowe biza gufatanya nawe, yohereza umwuka wera uza kugufasha mu kuyobora isengesho uri buze gusenga kugira ngo rize kugenda ritavangavanze. Kwari igihe umuntu asenga ukumva ngo Mana ngire neza, ngo ariko na runaka ngo akeneye umugabo, ngo ariko Mana ngo urabizi ko ngo muri iyi minsi, urumva numenye n'icyo wasengera, numenye n'ibyo usengera. Abantu basenga amasengesho ngo musaba nabi ntimuhawe. Yego bavyumvise. Nk'ubu nkanjye sinshobora kubwira Imana ngo Mana ngo ndashaka inzu, ndagenda ngo Imana ndashaka umugisha. Imana izi ko umugisha nkeneye, harimo n'inzu, izi ko ubukode bundemereye. Hari amasengesho abana bato mu by'umwuka basenga adakwiriye kuza imbere y'Imana. Ukagenda ngo Mana ngo ndashaka ngo mpakaze mu mugisha. Umugisha w'Imana ukubiyemo ibintu byinshi, ariko ibyo ni umuntu wamaze kugera kuri urwo rwego. None Imana imaze kubabarira ibyaha rero. Haleluya, amen. Amasengesho yawe agenda neza, ukumva wakwiyongeza. Harantu bita mu Kagese, ADPR ya Kagese, hano mu mujyi wa Kigali. Yego, twagiye gusenga tugira ibihe byiza, turaramo hari kuwa kane. Turaramo abakristo banga gutaha. Tugira ibihe byiza, ariko Imana yakoze umukwabo ikiza abarwayi. Ahantu bita kuri ADPR ya Kagese za Kabuga. Umuntu azabaza amateka. Turi no bari gutegura amasengesho kuzashima Imana. Hari abarwayi bakomeye, harimo n'abamugaye Imana irabakiza, harimo n'abarozi barugaga abantu barabateye ibintu by'imiswa babizamukiramo. Tugira ibihe byiza. Icyo gihe nigisha ijambo rijyanye no gukumbura ijuru. Abakristo banze gutaha, umuyobozi aravuga ati tubigenze dute? Ntiturare twarayemo burinda bucyo. Babyumvise kubera ibihe byiza. Imana ibazanira ibihe, noneho bya bihe bikabaryohera, amasengesho akaza kugenda neza. Kandi noneho icyo gihe Imana ikumara umururumba. Abanyamasengesho basenga amasengesho y'umururumba. Byandi navuze ngo iyo ukijijwe, Imana imaze kubabarira ibyaha ikuyobora mu isengesho. Wabyumvise? Uza ngo Mana ngo nabonye ngo hano hari kamera nziza, ngo Mana ngo runaka afite imodoka nziza, ngo ndashaka imodoka nk'iriya, ngo ndashaka umugore nk'uriya. Oya, ntago ari ukusenga. Umwuka kumara nk'umururumba, ahubwo asigara usaba umugisha w'Imana. Kera wagiye wumva abakobwa abadamu bashima Imana, akavuga ati giye nabwiye Imana ngo izampa umugabo uvuye mu bushake bwayo. Wajya kureba umudamu n'umugabo ukabona baratandukanye muri byandi abantu bita by'amasura. Ukabona umwe yahenganye umunwa cyangwa umwe yapfuye ijisho. Yasabye umugore uvuye mu bushake bw'Imana. Imana imuha urukundo rudasanzwe, rya jisho ryahengamye bakabona n'ubwiza bw'uwo mugore. Aho niho Imana ibera Imana. Tumaze kumva uburyo bwo gusenga, nusenga aho gure gusenga nuko tugomba gusenga. Tugikora ijambo ry'Imana hano twari mufashishe risome, ariko unurisome tunadusubiza ikibazo utubwire inyungu cyangwa umumaro w'amasengesho. Ariko maze gusoma iryo jambo, hari ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice 15 ku murongo wa 8 riravuga ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Abyumvise? Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi ni ikizira kuramunezeza. Gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Yesu ashimwe. Amen. Urumva aya magambo. Hari nandi bavuga ngo gusenga amasengesho y'abanyabyaha ni ikizira kuwiteka. Wabyumvise? Bigaragaye hano ko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza, cyangwa se katuvuye mu kugira umumaro mwinshi. Wabyumvise? Niyo mpamvu uyu munsi wa none ugiye mu rusengero, iteraniro ry'abantu bateranye, ubaje umuntu bakakubwiza ukuri, nta muntu kubeshya. Ati umuntu mu masengesho usaba Imana ikamuha nagire gutya, wasanga hazamura nk'abantu batarenze 5. Kubera iki? Suko Imana itagitanga, suko Imana itagikora. Je nigeze njya mu rusengero, umupasiteri umwe arambaza ngo ariko izi mpano zimeze ziti? Ni ubwa mbere mbonye izi mpano mu rusengero, abantu bose barwaye bagakira. Wabyumvise? Ndakumva. Ndangira mbwira ni rero ntago impano z'Imana zavuye mu isi, ntago amasezerano y'Imana yavuye mu isi, kuko itorero riracyari mu isi. Amasezerano y'Imana azava mu isi n'itorero ryagiye. Nahubwo abantu bakira izo mbaraga, abantu bakira ubwo izo mpano, ntabwo bazi uburyo bazibona naho bazibonera. Babyumvise? Ntago abantu bazi aho bazishakira no bagira gute bazibonera. Ni rero kugira ngo byumve ntagurukije umuntu aho ngaho kuri ADPR ya Kagese, umusaza wari wafashijwe waryohewe cyane. Ndeba umurwayi urukurira umeze nabi warutaga abandi, naye maze gusengera abarwayi bagera nko kuri hafi 100 hasigaye nk'abarwayi 7. Ndamuhagurutsa ni ngwino hano, nturakijwe, nirambika ikiganza kuri ya murwayi. Amurambikaho ikiganza arakira neza. Amakuru nanze ni kuri ADPR ya Kagese.
yego ndashaka ko tuza no kuza kubisorezaho ariko banza umbwire kuko ndashaka kuza kwinjira ku mana ufite yo gusengera bagakira tuza gusoreza tunasengera abantu kugira ngo banakire indwara bafite ibintu bitandukanye ariko mbere ko tuhinjira banza utubwire umumaro w'amasengesho ho gato inyungu zo gusenga umuntu wasenze bigenda gute no twinjire ku icyo kintu cy'Imana ibitangaza kiva mu gusenga no kwegera Imana. Ubundi gusenga biri mu buryo bifasha mu buryo bwinshi. Yego. Abantu bakizwa ibyaha kubera ko basenze. Habyumvise? Ndakumva. Kuko imbaraga zo gukizwa ibyaha ntago ziza kubera ko bakugishije Bibiliya gusa. Oya, ahubwo hari amasengesho. Muri make ni nko gusaba. Yego. Habyumvise? Gusaba ati kisingishoboye ni mu gikore. Yego. Yego. Ndakumva. Noneho rero umuntu usenga by'ukuri byuzuye. Icyambere ntashobora gutakaza amahoro y'Imana. Agira amahoro mu mutima. Kabone niyo yapfusha umuryango ugashira gasigara ari wenyine ntashobora gutakaza amahoro y'Imana. Yego. Kuko kwa gusenga kwamuzaniye impano, kwamuzaniye amahoro adasanzwe agenda muri we. Biracitse idasanzwe ubundi hirya no hino nta kibimubwiye. Yego. Umuntu usenga uzi icyo asenga ariko usobanukiwe. Yego. Abyumvise? Ndakumva. Ikindi umunyamasengesho ntagira ubwoba. Ubu munsi wa none kera polisi iraguhamagara gukagira ubwoba. Ubu ngubu ribu niyo icyakirango cyari bugiteye ubwoba. Yego. Ubonye imodoka ribu iparitse bati baranjyanye. Niyo yabona imodoka cyakirango cyari bukinjiye ntagira ubwoba aratinyuka akaba nk'intare. Kuko umwuka w'ubwoba ubanza kumuvamo. Daimoni z'ubwoba zibanza kumuvamo. Yego. Ikindi gikurikiyeho umunyamasengesho wuzuje ibyangombwa ntashobora kurwara indwara ngo imunegekaze atari yo kumwica. Yego. Nuvuga ngo ibiteza abarwayi ubundi amasengesho ni umuriro. Ni umuriro. Yego. Iyo ufite rero uwo muriro ntago daimoni zishobora kuza ngo zikwegere. Niyo mpamvu ibiganza byanjye ni ukuri ko Imana guhari wenda ejo tuzanasengana tuzajyana mu rusengero ahantu uzabibona. Iyo mbikojejeho umuntu urwaye ahita akira. Kuba akira akizwa n'iki? Ni wa muriro. Ni wa muriro w'amasengesho. Yego. Uri muri gewe. No kwizera imbaraga z'amasengesho. Twinjira naho ngaho. Yego. Hari igihe umuntu aba afite Imana y'ibitangase nyana bagakira nkawe Elize tuzi neza tubana tubona umuntu aketeze asenga abandi badasenga. Uretse kandi karuga tuni bagiye kubwira ku mpano zo gusenga. Yego. Reka nkakubwira. Injiramo cyane vuba. Umenya amayeri yose y'abadayimoni. Wacyumvise? Ndakumva. Umenya amayeri yose. Umuntu usenga amenya amayeri yose y'abadayimoni. Ugera mu rugo ugasanga rido imanitse nabi. Ukabuzi ko Satani yigutegeyeho. Yego. Wacyumvise? Ugera mu rugo wawe wicaye muri saro ukumva ishyimbo biranutse umukozi yabishiririje. Umwuka w'Imana wa wundi ugushoboza gusenga. Akabwira ati watezwe. Wabyumvise? Yego. Nuvuga ngo imitego yose abadayimoni bagutegugira gute urayisimbuka. Reka nguye nk'ubuhamya. Ngemeruka gukubita umwana w'iwange mu rugo. Mfite abahungu bakuru. Yego. Bagiye kurangiza segonderi. Meruka gukubita umwana wanjye mukuru ahari yarafite nk'imyaka nk'itanu. Maze kugendererwa n'umucyo w'Imana maze kumenya gusenga kandi nabibayemo imyaka myinshi ariko maze gusenga icyo bisobanuye icyo ari cyo. Mitamenya ko umwana wanjye ashobora kuba mubi ari Satani ari daimoni mwinjiranye kugira ngo indwanye. Wabyumvise? Niyo mpamvu abantu benshi banatakaje imihamagaro yabo. Icyo gihe tumenya umunyantege nke yazitewe n'iki. Wabyumvise? Aho gushwanira ibishyimbo. Umukozi aherutse kuva muri shambure yacu atwibye amafaranga 30. Turamufata. Turangije turamureka mu gitondo ku munsi ukurikiye akora irindi kosa undi munsi ukurikiyeho. Ndabyuka mu gitondo kare kuko nari nzi ko bari Muhanga. Ndabwira nti rero ndashaka uyu munsi ko dutandukana. Waratwibye amafaranga 30 urayajyana. Utamfata n'110 bye nari mfite. Ndabimuhereza. Arasohoka aragenda. Kuba umukozi avuye mu cyumba cyanjye kunyiba. Yakoze amakosa. Ariko iri umunyamasengesho Satani yahagutegeye. Wabyumvise? Ndakumva. Hari abantu mujya mwumva ngo umukozi ngo yishe umwana mu rugo. Ngo yishe umwana wo mu rugo ahantu yakoraga. Ni cyese konda kubaho cyane. Burya babyaratewe na ba nyir'urugo kenshi. Umwana abafite imyuka mibi mu miryango yabo. Ahubwo we yaje gusanga kandi uri umukristo. Ntuzi gutahura imyuka mibi iri mu bantu. N'umusereza umubwira nabi agahita akora bya bindi rero wumva bibi. Gahita imukoresha iyo myuka. Icyo rero amasengesho amara icyambere atanga uburinzi, icya kabiri aguha kugira amakenga, icya gatatu mbese amasengesho n'ubuzima. N'ubuzima. N'ubuzima amasengesho tujye ku cyanyuma tujye gusorezaho tunasengera abantu.
iyo umuntu akurebye Elize akabona urimo gusengera umuntu arakize, dayimoni ziravuze, abandi bakize imitwe, indwara, abandi barutse ibintu, aravuga ati ko Elize cyangwa umuntu ubikora wenda ufite iyo mpano usenga, asenga mu kandi badasenga. Gusenga bitanga impano y'ibitangaza. Ese kuri wowe bigenda gute? Gusenga hari impano no gusenga katuyita impano. Yego. No kuba wasengera abantu bagakira indwara cyangwa se abantu badayimoni bakabavamo nawe yitwa impano. Yego. Ariko ushobora no kubikora udafite iyo mpano. Urugero byambwira abantu nkabwana ariko niba udashoboye no gusengera abantu ubuze n'imbaraga zisengera umwana wawe mu rugo yafashwe na dayimoni, ubuze imbaraga zisengera umugore wawe yafashwe na dayimoni, ubuze imbaraga wabyumvise. Ndakumva. Noneho rero iyo ndi gusengera abantu kugira ngo bakire izo ndwara ni impano Imana yampaye, ndayishima. Ariko zubakira ku kisi kugira ngo zikore, kuko haraho nigeze mbikora nasengera abarwayi ntibakire. Kubera iki? Hari icyo nari nateshutseho. Yego. Hari uko bamaze kuba umukristo w'umwizerwa, kandi ushobora no kwihandagaza gusengera umurwayi, wabyumvise, utanakijijwe. Banza umenye uwo Yesu kwanza. Niyo mpamvu Yesu yahoraga abwira intumwa baba atari ko se wowe kubikoze bikemera bamutuzaniye uwo muntu ntakiri wowe wabigenje gute? Ababwira ko ari ikibazo cyo kutizera. Yego. Hari ukwizera uwo Yesu. Haleluya. Amen. Hari umudamu w'Ikarongi banzaniye, niba ari visi meya mu karere ka Karongi, niba ari kontabure aho ngaho mu karere ka Karongi, yaramaze imyaka 13 arwariye mu bitaro by'umwami Faisal. Noneho King Faisal. Noneho mudamu baramunzanira bamuteruye. Yego. Bamunzaniye ndebye ukuntu ameze no ntiyashoboraga kwicara. Barazaga bagahengeka, ndebe ukuntu amanuka ataka, nandi mu mvuga ubutumwa. Numva kuvuga ubutumwa mbaye numva nabireka ngafasha uwo mubyeyi. Naramufashe kuri cano yanjye mufiteho abakobwa be batanga ubuhamya ngo namusengeye ngo bamfashe n'amaboko bambuza kumusengera ndabasoho. Yego. Naramurebye numva imbaraga z'Imana ziramfashe, ndamufata ndamuterura, yari afite ibiro byinshi, ndamuzamura ndasenga nirukana abadayimoni, mpitambwira nti mama hagarara. Ahita hagarara. Akira umugongo kuva uwo munsi. Ubu n'umugabo yarakijijwe hano kuri YouTube na Imana ishimwe cyane. Umugabo yasakizwe bavuze ati umugabo yaravuze ati dore ikintu cyatumye nkizwa. Ati uyu muntu muri 2013 ngo baramuhanuriye bamubwira ati umugore wawe ntazakirira mu bitaro, ntazakirira mu banyamasengesho bahani Karongi, basengera Karongi mu mujyi. Umugore aririmba muri korali ishimwe y'Ikarongi kugira ngo abantu babyumve. Yego. Uwabaza umuntu wese wo muri iyo korali avuga ati yagiraga intebe y'abamugaye yicaragaho. Uwo mudamu none umugabo arangije ati Imana iravuga ngo azakirira kure y'imisozi y'iwanyu. Yego. Umugabo abonye umugore we yakiza bati mbihaye amezi 2. Banaje gushima Imana amezi 2 ashize. Ntimubona umugore wanjye atakifite ikibazo, araza itakizwa. Araza arapfukama arakizwa. Hari kwizera. Wabyumvise ukabona ukuntu dayimoni yazingazinza abantu. Urumva ukabona ukuntu dayimoni yazingazinza abantu, warangiza ugafata umuntu ukamusengera ufite kwizera. Noneho Yesu abibona ko ubikoze ntago ubikoze mu kwiyemera, ubikoranye ishyaka ryo kugira gute ryo kwizera. Haleluya. Noneho wa muntu akagitagira gute agahita akira. Rero mu kuba ujya muri umuhamagaro wo gusengera abarwayi, wasengera abantu barwaye badayimoni ngo bavemo urwaye dayimoni. Hari umupasiteri umwe ahantu mu majyepfo ntavuze, twarimo turi gusengera abarwayi, noneho baba benshi bari bazanye benshi, hasigara abantu 2 bafite abadayimoni bo kubavugiramo. Mbona biramfata umwanya mwini, hari saa moya tugomba gutaha i Kigali nta modoka twajyanye. Mbwira pasiteri namwe ni pasiteri shaka abanyamasengesho aba bantu mu basengere dayimoni zanegekaye babavemo. Umuririmbyi wo muri urwo rusengero nari nagiyemo ngo uyu mupasiteri nguyu ni imbwa gutyo uko mbivuze ngo akase kakwirukana dayimoni n'ibyaha gakora ngo usengwa kangaka ngo ko twafashe urusengero ari urwacu ko karurimo kari karabimenye. Baramusuzugura. Icyambere nukubanza gukizwa neza. Ninkubwira neza ku gato na kanini ugatsinda isi n'umubiri. Ntushobora kuba umunyamasengesho ukunda amafaranga. Ntushobora kuba umunyamasengesho uri umusambanyi. Ntushobora kuba umunyamasengesho ukunda icyubahiro. Naga ibyo bintu bishobora gukunda. Ubanza gutsinda ibyo bintu bigatsindwa muri ubwo mvuze ibintu bikomeye bibanza kugusha abantu. Babyumvise? Ku buryo nujya no gusengera abantu Imana ikabona ko basengera kubw'urukundo. Ngiye nagiye mu rusengero ahantu bita ni Gahogo ni mu Ruvumera mu majyepfo ku rusengero rw'umuntu witwa Constante za Muhanga. Ndazi Constante bahita Gosheni. Nagiye muri Gosheni nsengera abarwayi. Gosheni ni Gosheni ndabizi kugeza saa moya ndi gusengera abarwayi.
nahereye saa 7 nsengera abarwayi nta mazi nanyoye, nsengera abarwayi abadayimoni bamwe barwana. Ndangiza saa 1 abarwayi bose bakize. Ndagenda bagiye kutwakira Constance arambwira ati nabonye utinze igihe natashye. Bagiye kunyakira banzanira umuntu wari wararembeye mu rugo, amaze igihe atava mu rugo, bamunzaniye ndebye kuntu ameze, ndamufata ndamusengera, bamuzanye mu ngobyi, yatashye yigenza uwo munsi. Wabyumvise? Icyo nshaka kukubwira rero, ntushobora gusengera abantu udagize gute, udakijijwe. Ntago biko icyambere abantu bagomba gukizwa. Nsenga Imana Elize uri aha ngaha, umuntu nkurikiranye ashaka kunjija uko ashaka, akantekereza uko nshaka, ariko agakiza kamenywa na nyirako n'Imana. Ni kinege kugafite. Wabyumvise? Ndakumva. Ariko kugira ngo uwo muhamagaro w'Imana ukore, nundi wese yakora, nakwibutsa wagiye ubona abantu benshi mu Gakinjiro hano mu Gakinjiro muri 2000 na kangahe hari umugabo witwa Joseph Yongwe, yari afite impano z'Imana agasengera abarwayi bagakira. Kandi ntabwo yari afite isezerano ryo ngo uzasengera abarwayi, yari mu bihe byiza. Oramumanuye ntabwo mwishe bishop kandi yitwa Apotre, niho byapfiriye amaze kwitwa, niho byapfiriye. Icyo gihe yari umuntu mwiza usengera abarwayi bagakira, twaragendanaga narabibonye Imana. Ariko yarakijijwe, afite ingeso nziza, afite imyitwarire myiza. Gusenga rero uwo ari wese si kampara nsenga Imana Elize, abarwayi ndabasengera bagakira. Nushaka kubimenya wenda ntazabibonera kuri kamera, azaze mu rusengero twasenga, twigana ijambo ry'Imana ryiza ryihanisha abantu, niba mara gukizwa ubundi barebe iki Imana iri bubakore. Reka ngushimire rero, Imana iguhe umugisha. Ikiganiro uko ngishoje kuko ndabizi turi kumwe turagira tugakora umwanya munini, kandi nabyo bari bigeze ku rundi ruhande rigiye bitabigeze umuntu nakirangiza namenye ko bigize. Twatimo tuganira ku gusenga, tubona inyungu zo gusenga, twamenye iki usenga icyo ari cyo, tumenye no usenga ninde, tubona n'umusaruro wo gusenga, tubihuza n'Imana y'ibitangaza. Kenshi umuntu asenga rigiye ahabwa iyo mana. Elize, wenda ubundi butumwa watangaho gato, ikintu kikurimo avuga gatoya, noneho ugasengera, ndashaka guha umwanya ugasengera abantu mbaye naho nuje. Icyo navuga, umuntu wese wakurikiranye iki kiganiro ushaka kubohoka no gukira, kandi ugashaka kongera kumva ijwi ry'Imana, kuko abantu bazi ko Imana itakivuga. Nibyo bagiye babwirwa byinshi si Imana yibabwiye, kuko barabitegereje barabibuze. Hari nabo nagiye mbona bapfa bari barabwiye ibintu byinshi, hari nabo babwirwa turi kumwe. Kandi iby'Imana ivuga, Imana ntibeshya. Niyo banze bamenye ko imyuka yose iri gukora muri iyi si myinshi idaturutse ku Mana, iturutse ku badayimoni. Ikindi cya kabiri, abantu nibitonde kwirwa birukanka bajya gusengera hirya no hino, mu nzu we wahasengera. Niyo mpamvu dayimoni zabaye nyinshi, barajya kanyarira ngo bagiye kwirukana abadayimoni, bakibagirwa ko mu nzu zabo abadayimoni bahari. Abantu nibitoze gusenga, ariko gusenga kwajyanye no gukizwa. Abagabo n'abagore, buri muntu wese mu cyiciro cye yikirandure na mugenzi we, namara kwikirandura na mugenzi we ubundi asenga ziyasenga yariyo, kandi Imana izamwumva inama twazitanze. Abantu barwaye indwara zananiranye zibazengereza, abantu barota ibintu, ubundi murukorere kambabaze mwabarokore mwe namwe musubize cyangwa wisubize. Umuntu urota ibintu bimuniga ngo ni umukristo, umuntu urarota usambana n'abadayimoni, umuntu urarota usambana n'abantu batandukanye, umuntu urarota ari mu mazi amira nturi ibintu bimwirukankana, umuntu urarota inzoka, iyo Mana usenga ni bwoko ki? Amasengesho ni bwoko ki? Abantu rero bamenye gusenga, igisobanuro cyo gusenga abantu bakimenye. Wabyumvise? Nagakiza nukwizera, ariko surakizwa utatandukanye n'isi. Dore ya mafilime twirwamo y'imipira, ukajya kumva umuntu ngo wenga twiciye ikipe ngo Rayon Sport, ibyo bintu ntago bijyana no gusenga. Gusenga no gutanga ingingo, tanga umubiri wawe, ingingo n'ubwenge, ubone gutabara abo yapfiriye. Wabyumvise? Kugira ngo ube umunyamasengesho wemewe, reka nkubwire, giye nshobora kumara n'umwaka ntaragera mu mujyi wa Kigali kandi mutuyemo, ntacyo ngiye guhahamo, kubera ko isi irateza ahantu hose, ujyayo ukavayo wamaze kugira. Ngo rero abantu nibasenge banakizwe. None ufata umwanya usengera, afite ibibazo bitandukanye, abantu barwaye n'iki, tuzabona ubuhamya bw'imirimo y'Imana. Wafata umwanya ugasenga. Imana ibahe umugisha. Abantu mudukurikiranye rero, arushaka kugira ngo agaruke mu bihe byiza by'amasengesho, umenye n'amasengesho asengwa yariyo. Ushaka wagiye mu bintu bidafite umumaro, ushaka kongera kuba umukristo muzima, niwe ngiye guheraho. Ubukurikiyeho, urarwaye urankurikiranye hirya no hino, fata ahantu hose urwaye kandi wizere Yesu ukiza indwara, Yesu ubohora, Yesu ukora, Yesu wazutse, Yesu uzatanga ubugingo. Ubundi dusenga n'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese uri mu ijuru. Turagushimye kugira neza kwawe, turagushimye gukora kwawe, turagushimye imirimo n'ibitangaza ukora.
Mana twari hano tuganira na bene data ngo twongere tugire indangagaciro zo gusenga, zo kukwegera, tumenye iyo dusenga iyo ariyo, kuko abantu benshi basenga Imana itari Imana. Impamvu nuko ibyo basengera nta na kimwe gihinduka. Abantu barasenga bagapanga amasengesho y'iminsi 40 bakayasoza bafite ibyaha by'ubusambanyi, by'ubujura, by'ubwibone, by'ubugome, by'ubutindi bwose. Mana afasha abantu gukizwa, bagiye mu ntege nke bakizwe, basubire mu masezerano, bavugurura amasezerano yawe, nabo bongere baba abana bawe wishimira, bagirane amasezerano yuko bamenye Imana, bagaragare imbuto z'abakijijwe, bakizwe mu ngo zabo, bakizwe mu ruhande rw'abana, bakizwe mu bo bakorana nabo, mu bo bagendana nabo, bera imbuto zikwiriye koko abihannye. Ubagire neza kandi ubarengere, ubahe imbaraga, ubashoboze. Urakoze Yesu. Mana uyu mwanya dusengeye abarwayi. Hari abantu badukurikiranye barwaye indwara z'uburyo bwose, barababazwa imibiri, bararushye kandi bararemerewe. Dusengeye abantu barwaye umutwe, twirukanye abazimu n'abadayimoni. Wowe unkurikiranye kora ahantu kurya, niba ari ku mutwe mera nk'uri gukaraba mu gihe ndi gusenga. Nirukanye abazimu n'abadayimoni bateza uburibwe, bateza umubabaro, bateza indwara mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni tsindwa, sohoka muri uwo mutwe, va muri uwo mutwe, sohoka agenda, ibimuvugiramo, ibimusakurizamo, ibiduhira, ibitera ubushyuhe, ibigendagendamo, ndabitwitse mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zose zisohoka, imbaraga z'abarangizi zisohoka, imbaraga mbi z'abapfumu zisohoke mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana ukiza, marayika w'Imana ubohora, nirurukire kubohora abantu baboshye mu izina rya Yesu. Dayimoni ibwirize sohoka, va muri uwo mutwe, ndagutwitse, ndagusenye mu izina rya Yesu. Girira abantu bawe neza Yesu, baremera amashimwe, ibitangaza biberaho kugira ngo abantu bakomeze kwizera isumba byose. Bagirire neza uyu muntu wariribwaga umutwe, yumva ubuzima muri we, yumva ibyamuryaga byose n'ibyagendagendagamo bitsinzwe mu izina rya Yesu. Ibyatwaye ubwenge nibugaruke mu izina rya Yesu. Mamagaye kugira ngo ubwenge bugaruke mu mitwe y'abantu, bongere bagirirwe neza n'Imana. Urakoze Yesu, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Mana data twese uri mu ijuru, nsengeye abarwaye mu nda, abantu baribwa mu nda, ibintu bigendagenda mu nda, abantu bumva ibintu bibarya, barushye, baremerewe, ndatwika imyuka mibi, ndatwika imbaraga mbi z'abarozi, imyuka mibi y'abapfumu, imyuka mibi y'abaranga, imyuka mibi y'abakonikoni, imbaraga mbi z'abagome n'abagambanyi, ndazitwitse mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana nirurukire gukora imirimo n'ibitangaza. Mana urakoze ko ari wowe ubohora, urakoze ko ari wowe ukiza, urakoze ko ari wowe ukora imirimo n'ibitangaza. Nyemerera abaribwaga ntibongere kuribwa, nyemerera abari barushye ntibongere kuruha mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bumvaga ibintu bigendagenda bivemo mu izina rya Yesu. Nsengeye igifu, nsengeye amara, nsengeye inyama zose zitonekara, aba bantu nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Babona imbaraga z'Imana, babona ineza y'Imana, babona ubuzima budasanzwe muri bo mu izina rya Yesu. Abatabyara bazinzwe, dayimoni rekura, batwite, kandi abatwita zikavamo, nwitse imyuka mibi, abazimu n'abadayimoni barekure, ababyeyi bacu bazabyare, bazitwa ababyeyi bitwe mama runaka. Urakoze Yesu ko ari wowe ukora, urakoze ko ari wowe ubohora. Nirukanye imyuka mibi rero, abantu barwaye mu gatuza, barwaye inkorora zidakira, barwaye ibibarya, barwaye bagendagendamo, nibigende mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi tsindwe mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwaye imigongo yabo nibohoke, imigongo yabo nikire. Nyemerera imbaraga mbi z'abarozi, imbaraga mbi z'abapfumu zagendagendaga muri bo, amahembe y'abaranga ndayatwitse, ndayasohora mu izina rya Yesu. Dayimoni sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana nibabohoke, abantu b'Imana nibakire, abumvaga uburibwe, abatunamaga, abaryamaga ntibikunde, abumvaga ibidasanzwe bigendagendamo, nibisohoke mu bitugu, nibisohoke mu mugongo mu izina rya Yesu. Mana bagire neza kandi ubarengere, ubatabare. Abarwaye imitsi, abarwaye paralize, bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Bagire neza mu izina rya Yesu Kristo, bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ubarengere kandi ubatabare, ubakize Yesu, ubaremera amashimwe. Urakoze ko ari wowe ukiza, urakoze ko ari wowe ubohora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndizera ko badukurikiye uvuze ngo amen. Imana ni umugisha cyane Papa Elize, urakoze kutuganiriza no kudusengera. Asigare mu musore kuri channel ye yitwa Isaro TV, hango kuri YouTube urayibona, ubundi urebeho nimero umuvugishe, unamwandikiye kuri WhatsApp, ariko kandi unareba ibiganiro biriho by'ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana yigisha. Mukurikiye kuri PTN ku cyumweru saa 8 abariho. Asigaye ubane nawe mu biganiro byiza bafite. Nge nitwa Ndamukunda Patrick, wakoze cyane Elize kubana natwe. Nawe wakoze cyane. Mugire ibihe byiza. Amen.